mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga n'amashyi menshi cyane twakire Salisa. Sawa, thank you DJ. Okay, mukoremera amashyi Israel Mbonye. Hari n'ibivuga ngo namana y'umushyitsi afite ubwoba bw'ibihe ahora atinya iby'urupfu buri joro nasinzira murimbira indirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima yele hari ubuzima iyo lele niba warasogongeye kamenya kwagira niba warasogongeye kamenya kwagira ukamenya kwagira ahora atinya iby'urupfu afite ubwoba bwi mumaranisha imibabaro kubwira n'ibibya Muhinde ngwino hano nkwereka akantu gato. Mbonye buriya indirimbo ze ashobora kuzikoresha ari gutereta umukobwa. Muhinde ngwino nkubwira akantu gato. Ngiye kubereka ukuntu Mbonye yaguteretesha indirimbo ze bikarangira umwemeye. Ndi Mbonye ngiye kugutereta sibyo? Ngiye kugutereta ubanze umbwire ko nta mwanya wambonera ufite abandi bantu witayeho ngiye utanyitayeho. Yego. Reba hariya hirya nk'umuntu uri busy kuri stage. Ikibazo nk'ubu nari ndi hano hasi ndi kubareba neza mu maso ubu ngiye kujya hejuru ndahita mbareba mu mutwe. Reba hariya nk'umuntu uri busy. Hi baby. Ndi Mbonye. Hi baby. Hi. Mva nese nagukunze nitwe Israel Mbonye. Naririmbye hari ubuzima n'izindi nyinshi. Ko nta mwanya mfite. Sure. Nta mwanya ngufitiye. Ntago mbonera akanya niyo kaba gato. Ntago bikunda. Niba nkugiriye umugisha unyibuke. Noneho agahita kwibuka ukamujyana mukagera mu rugo. Tugiye kugera mu rugo umpaye umwanya ariko ntago unyemeye. Yego. Ugiye guhita unkatira umbwire ko ntari type yawe. Okay. Thank you ko waje konsura hano niho mba hano niho mu rugo nyine. Thank you. Nese ko nagukunze. Wowe nago wankunze. Wankunze cyane. Nagukunze ndifuza kuba girlfriend wanjye. Utari type yanjye se. Sure. Noneho Mbonye umukati niho ushobora gutekereza ko ashobora kuba ari umuge. Ongera unkatire. Ntago uri type yanjye. Ndaziko nubwo bimeze bityo hari umugabo ankunda. Noneho twararanye namukonvense. Oya. Mbonye yamukonvense aramwemerera barararana. Twararanye buracya ariko hari ibintu bitagenze neza ntago wandyoheye. Ngiye kugutegurira breakfast uze utakuryoheye. Ngiye kugutegurira Mbonye agiye kugutegurira breakfast. Noneho uze unyishinzwe uri kumbaza baby hi kubera nyine wambihiye uraburi kumpake. Mujye kubona iyo wamubihiye ibintu aririmba. My love. Niki? How are you? Kururwa rutare. Go. Okay, mbere yuko nigendera ndashaka kwereka umusore tuzabana ahazaza hacu. Hari igihe mureba umuntu mukambona gutya ariko ukaba ugatinya kuza kundambagiza bitewe nuko abakobwa b'abanyarwenya ntago baba bari seriye. Tugiye kugendana n'umuntu uri hano kuri
harya kino screen bakita ngo iki projecteri iki. Okay, ngiye kwereka umugabo tuzabana, ntago nirwa nshinyitse nk'uko mbona hano gutekereze ko ngabanyarwenya ngo birwa bashinyitse ngo ubusungo umugore ngazaba ari seriye. Shiramo ifoto ya mbere mbereka ko nzaba ndi seriye. Nagariyo. Ariko se. Okay, iriya ni AI. Noneho kuramiyo cyo kintu. Subizamo ngewe. Ugiye gushyiramo ifoto. Habyo umugabo yavuga ngo se uyu mukobwa ni mushaka agatwara inda ntazahita atera nka gitari icuritse. Oya, reka nkumara amatsiko nkwereka ukuntu n'intwita bizaba bimeze. Ngo hoya. Reka ye. Aha, aho mpabamaza amatsiko. Noneho ubundi mumbona mu bikanzu, mu bipanaro binini, ntago muzi ukuntu ngeneye wanyawe iyo nambaye imyenda inyegereye. Ndagira ngo nabyo mbibereke mbamara amatsiko. Ngaho mumbwira ahantu bambeshye, mumbwira igice babeshye. Ngo amabere inda iyi ngiyi ni content, ubundi ndangaye yanyayo ni iyi ngiyi. Iyi ni content. Harandi babeshye. Sinzi umuntu uvuze ngo ku mabere kandi numvisha ari umuhungu. Warayonse. Bye, thank you. Wikinga hongera inyanuka, wikinga hongera inyamuzinzi. Wikinga hongera inyanuka.